cyane bagiye bavuga abantu batandukanye ariko harababiguyeho se arabona bavuze uwanyawe kurikije wari we harabo bavuze wanyawe arabavuze wanyawe nabyo tugiye guheraho rwose kuko yamaze kugera ahangaha muri studio benshi baramuzi ni umusitari ni umuntu uzwi cyane muri iki gisata tuba turimo gushakiramo umugati erega ruviyanga nta nugira nari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere rwose urabanza ukagenda ukatakana gake urabanza ukajya uhagira ukareba uko hameze ukazahaza none waje byanyabye neo arazizi neza niyo mpamvu nakatakata ntabwo bibaza ngo sibyo niyihe oya hano rwose ndahazi ntabwo ari ubwa mbere rwose ntabwo ari ubwa mbere hano ndahazi mutaza kunyaka usanzwe wamenyereye hano ndahazi ahubwo murakoze kunyakira barakuze ntabwo uri mushya nakuvuga mu gitondo umeze neza se Dive nambahoro umeze mute mwebwe turaho turashima Imana nta kibazo rwose Mugaragu ntabwo yagiye muri Afrobasket byaratunguranye Afrobasket ndayikorera hano Kacyiru bikorera Kacyiru ariko kuri televiziyo muzayitugezaho yego imikino irahari urumva basket dufite Afrobasket ikatijyana namo noneho n'imikino playoff y'abagore okay hanyuma ikigo cyabonye ko gutanga service nziza ari uko nzazitanga ndi hano kuko byabaye byinshi nagiye murangora oya ho ni sawa cyane ntacyo bitwaye ikingenzi nuko abanyarwanda imikino bazayibona nkunda kumva Mugaragu ni uvuga ngo imikino ngo niba myiza ngo kugitangazamakuru sinzi ukuntu ajya bivuga ntabwo ndabifata neza kugitangazamakuru cyiza hanyuma ubwo n'abanyamakuru beza rero kugitangazamakuru cyiza n'urucabana hanyuma rero tuzaniye njye ndise ndamuzanye sorry njyewe muzanye nande oya ni umuntu w'umugabo niyivuga njyewe sinjyewe ko musanzwe mumutumira batajye muzanye nitereke kwa kundi zamuka kwa kundi ya nutazamukira makuru ntabwo abantu babimenye gute nakano gasego ke itereke ariko injira neza reka mbanze nshimire reka mbanze nshimire muri rusange RBA muri rusange ni nepo dushime mu bicu nishimiye kuba hano nishimiye kuba mpawe ikaze hano mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ni inzozi za buri munyamakuru wese nibyo twinjira mu itangazamakuru utekereza kuzabikora nk'umwuga bikagenda neza ariko iyo bigeze mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru biba akarusho nanjye rero nishimiye kuba ahangaha kandi n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose nzatanga ibyo mfite kandi nzi ko abakurikirana RBA yaba kuri Radio Rwanda kuri Magic FM ndetse n'izindi platform za Radio Rwanda cyangwa se za RBA nzi ko abantu tuzabana neza kandi nditeguye n'umwuka mwinshi imbaraga nyinshi nzatanga ibyanjye byose waduha samples anyway ibyo rero ibyo muraza kubingiramo nyuma ariko ubwo reka nanjye rwose mbwire Nepo karibu wazagura umushyitsi nazaganganda umushyitsi njye nari nsanzwe nkubona na bagenzi bacu bo mu rubuga rw'imikino bo muri siporo muri rusange so karibu izi mikoro wumva zivuga umuntu avugiraho yicaye hano zikumvikana mu Rwanda no ku isi yose ni mikoro zidasanzwe uzicayeho wese rero aba udasanzwe ubwo rero nawe karibu mu muryango mugari tujya dukunda kubiganira n'abavandimwe hano mu rubuga rw'imikino by'umwihariko wo muri siporo turababwira ngo izi mikoro za Radio Rwanda ni mikoro ziyubashye ni mikoro zicaweho zanyuzweho navuga ngo n'abandi ba legends n'abandi banyabigwi mu tangazamakuru by'umwihariko rya siporo
abazi Karinda Viateri baramuzi, abumvise Rwakana Gaspari baramwumvise, abumvise Lete Jean Lambert Gatare baramwumvise, ba Jacques Claude Ndengeye Ingoma banyuze kuri izi mikro, ba Marcel Rutagarama, ba Fidel Kajugiro Sebarinda, ba Patrick Habarugira, ba Rutamu, ba Yves Bucyana. Izi ni mikro za radio y'igihugu nyine, izi ni mikro zifite ubwo budasa. Rero karibu mu muryango mugari wa RBA. Ubwo urisanga nibyo navuze, ntabwo uri mushya hano, wari usanzwe uza bagenzi bawe bagutumiye, so ubwo ryoherwa. Merci kabisa. Gumamo. Amen. Ubwo twe turamusigarana musigarane. Hanyuma nahoze mbona abantu muri komenti barimo kwishyuza ngo ibyo twabasezeranyije ngo igihe tujya muri hafi yawe babajije ibintu ngo by'amashusho kuri YouTube cyane, ubu barimo barabibaza, ariko nibahumure, bashonje bahishiwe rwose, ntibagire ngo ni kera, ntabwo twabivuze ari ukuganira. Iminsi irabarirwa ku ntoki rwose. Icyo nacyo ntabwo hazashira iminsi bongera kukitubaza. So ikiganiro cyiza rero. Asansana arakuze cyane Dive Nepo wa mugani nkuko yongera ngo Dive bivuze, twaramutumiye inshuro nyinshi hano Yiberi, ariko azwi mu gisata cyo kogeza cyane w'i Burayi. Umuntu avuze ko ari mwe mu banyamakuru kabisa ba mbere, buryo uvuze mwe mu banyamakuru ba mbere nta waguhinyuza. Nepo uvuze Nepo kabisa akagira umwihariko. Ubu niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wogeza umupira ari wenyine. Match imwe se ashobora gukora match 3 bro, ari wenyine agahera saa 7 kandi ari wenyine muri studio. Level yatangiriyeho ni yasoreza wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. Nepo abakunzi ba Rwanda hano bati Nepo nadushyiriremo ngo titiza mwanya n'uwawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha. Reka da neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi wogeza urayihitamo wenda niwe yifitemo byinshi wogeze igitego. Nta kibazo, nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya Ugo Ekitike. Hari icyo bitwaye cyangwa kizima cyane. Kandi bano twaratangiye challenge ho kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri Ugo ko irindi ari urivuze bihutara gukotora cyane. Nta kibazo. Yes rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye, siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona, cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Oliver Glasner araza kubakora mu jisho witwa Arne Slot nkuko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention l'équipe ya Liverpool samuka neza cyane hariya, umupira ugera kwa Virgil van Dijk, VVD de captain hereza Ibrahima Konate Mistaibu, sunika pase gato cyane la kwa Katisi Jonathan Jones, tanga pase kwa Dominique Szoboszlai, Bwenge Sobon, sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez. Attention le 4 Florian Vitsi, attention Richard Vitsi, attention tanga pase, attention Ugo Ekitike, contrôle magique, attention orienté droit, couverture, attention barayikora ariko biranga, attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri, attention Ugo, yes, Movic, Chochum, ikipe ya Liverpool Ugo Ekitike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Kopsi bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine, bati turara ariko nawe utweretse kudufitiye byinshi ku mutima, uradufite ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure indeso kabisa hawe na Mwenyezi Mungu, uyu musore arafise kabisa ku mugani w'Abarundi, afite impano, afite ubwenge, kontrola nyuza umupira hagati ya Chris Richard, areba neza amage ya Jiki ya Nick Israel, areba umuzamu Dini Jordan Anderson, arangije depozamo bebe chuchuma be titiz ahan
ndabakunda Nyarugenge umuriro uratse. Nepo ntabwo ashaka kuvuga amazina abiri n'amazina atatu ari kogeza ngo yitwa ugoye ketikende Shasa mimi ko wikenje uyu mwuka ngo Nepo mu bicu yitwa Nepo Dushime aka mu bicu rero ni umunyamakuru wa RBA Nepo muri makeya Premier League iratangira mu ku wa gatandatu aho imikino hari imikino iri ku wa gatanu ni icyo babwira abantu kuri Premier League bazitege Nepo meze guti urakoze cyane Ruvuyanga abankurikirana benshi ngira ngo dusanzwe tubana kandi ndanabashimira mu buzima bwa buri munsi hari igihe abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka ndabashimira mbere na mbere reka mbashimire urugendo twakoranye ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Salus nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio urya kuri Salus naho warogezaga nanogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika hari na match ya final ya Champions League nakoze ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro nyuma nza no kujya kuri BTN TV nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV 1 njya kuri SKFM niho narindi ubu rero nisanze hano muri RBA rero abakunzi ba Premier League bari bafite ikibazo avuga bati turi kumwe Premier League irari ngira ngo abavandimwe bari bamaze iminsi babikora neza cyane nanjye nzaza dufatanye Premier League ro abantu bitege ko duhari Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye ikipe ya Chelsea Champions yari wisi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguru ya Real Manchester United abakunze bayo batangiye gukanguka bavuga bati bura butatu reka tube tubwise butagatifu wenda tube tunabusizo umugisha turebe ko bizakunda Tottenham Hotspur zimeze neza nubwo Minisani yagiye ariko barakiyubaka nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati nago ngomba gusubira inyuma ya Europa League batwaye barashaka no kuza mu myanya ine urumva ko birakomeye ama equipe menshi ariteguye Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe urumva ko ari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo nizi za Aston Villa Newcastle zirari mu Bwongereza ubasigari ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere icyari Big 6 sinzi uko bazageraho bakakita ne bazagikurura bakakita Big 10 ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishiwe asante sana hanyuma turazigana rero kuri byinshi cyane Nepo rero ubwo mukomeze muhe ikaze haba kuri YouTube haba ku mbuga nkoranyambaga zacu n'abafite rwose telefone ye bamwandikire bamubwire uti ikaze ku gitangazamakuru cya mbere mu Rwanda hanyuma tugiye kwinjira no muri Zandani noneho nawe ahari tuganire muri rusange muzaye mwumva rero kuri Magic Lineup mu kiganiro kuri Magic FM 97.7 kiba saa moya na saa kugeza saa 4 muzaye mwumva kandi muri Premier League muzaye mwumva no mu rubuga rw'imikino hanyuma ubwo nuko gahunda zimeze ariko nyamuneka ku biceri 300 gusa ushobora gutunga miliyoni iberi hamwe na inzozi roto ibiceri 300 byonyine